Uwera Carine abarizwa mu mudugudu wa Gatore akagari ka Mugorore mu murenge wa Juru byo mu karere ka Bugesera. Ku myaka ye 13 ngo yahuye n'umusore amugurira isambusa imwe anamwizeza ko azamurangira akazi akamukura aho yabaga kwa nyirakuru mu murenge wa Mwogo, ariko by'amaco y'inda yo kugira ngo baryamane birangira amuteye inda y'impanga ebyiri. Nuko umusore w'Imwogo aburirwa irengero ngo yerekeza iya Kigali nk'uko twabihamirijwe n'uyu Carine, kuri ubu utabasha no kwibuka amazina ye neza bitewe n'ibyamubayeho. Uwera Carine. Carine cya Carine ntabyo nzi neza kumanza ari Carine. Uwera ufite imyaka ingahe? 11. Watwise ufite imyaka ingahe? Natwise mfite 13. Byagenze gute kugira ngo wisange watwise Carine? Mama yarapfuye njya kuba kwa sogokuru byaramana. Mbayeyo ashaka undi mugore kubera ko yaramaje gupfa. Uwo mugore ashatse mbona akajya ambwira ngo ninjye mu mwuka nkajya njyayo. Undi bwo tuza gushwana nza kujya kuba kundi mucecuru mu Rugunga murenge wa Mwogo. Mbona umusore arambwira ngo agiye ngo tujyamane ngarandangira akazi. Ndabyemera. Hanyuma kuryamana icyo gihe wari uzi ibyo ari byo Carine? Wapi. Mbese yakubwiye gute nyine tubiri ko byagenze? Nyina arambwiye ubundi yaramanjira ngurira isambusa. Undi bwo arambwira ngo nitujyamana. Ndamubwira ngo nitujyamana gusa. Ndavuga ngo ndabyemera. Turajyamana ubundi bwo mbona neyinda. Hanyuma se yakwizeza bw'ikiretse niyo sambusa ari yaguhaye? Yambwiraga ngo azandangira akazi. Hanyuma ubuzima rero urimo kuri ubu bumeze bute? Nuko nabufasha nyine mbona n'amazi mbona iyo nshatse amazi ndabasiga nkajya gusaba ku baturanyi. Kandi atabona ukuntu mbajyana. Umwana w'imyaka 14 ubu kurera abana babiri urabona ubishoboye? Ntabwo mbishoboye. Gute? Ikikugora ugorwa n'iki? Kugwa no kutabona amazi no kubona amashereka no kugira ngo nzabona ibyonjya nabyo. Kugira nzabona ibyonjya. Gutegereza mu rugo. Hanyuma rero ngo mujya kubakingiza ngo nta myenda bafite? Nayo. Bafite iki n'iki? Bafite tuno tugoma dutoya tubiri. Umuntu wagutenda none se sore yanjye ngaho mbwira amazi? Ntabwo muzi. Muzi amazina. Amazina yazi. N'ahatuye hazi. Ahatuye iwabo batuye Mwogo ariko we aba yahise ajya i Kigali. Nakubwira twenyine. Hanyuma ubuzima uri mu abana bari mu mutuku? Abana bari mu mutuku. Umwana wawe umwe niba ubyibuka afite apima ibiro bingahe? Bavutse bapima 2500 nawe bari gupima 2200. 300 tumaze kugenda. Amagana 300 tumaze kugenda. Umaze kingana gute ubyaye? Kwezi n'iminsi. Hanyuma Carine urasaba icyo bagira neza bakumva cyangwa se babona inkuru yawe? Kuba bamfasha nyine nkabona icyo nkabona imbuganizi. Umwana w'imyaka 14 ubu kurera birakoroheye? Kurera neza mbyumva uti? Hoya. Iki? Kurera neza ntabwo binyemereye. Ubu kwirirwana n'abana mu rugo wenyine umunsi wose nawe uri umwana duha iyo shusho uko mwirirwa? Nyine twirirwa gutya nyine amazi njya kuyasaba nkaza ngateka igikoma. Urasaba iki? Ndasaba nyine ko bamfasha wenda nkabona ayo mazi nkabona n'ibyo kujya kugiye. Ubonye no kujya kwiga wenda nk'umwuga kugira ku buryo waza gutunga abana bawe wawiga? Nawiga. Abaturanyi baramutabariza ngo bitewe nuko babona ko ubuzima bw'uyu mubyeyi buri mu kangaratete ndetse n'ubw'abana yabyaye. Turamusabira yuko hari abantu rwose nk'abanyamakuru nk'ubwo mukamusabira mu buyobozi nk'ubufasha bwamubesha bakava mu mutuku n'abari abantu ko ari babi. Ngewe ubuzima bw'uru rugo mbona nta buzima burimo ubu, nabo bagiye guhaba baba bari guhaha. Ubwo uwo mugore yazanye nawe ni mukase wuriya, nta buzima bwe mbona bwiza yaba arimo. Turanye nkatwe ko tubibona twaravuze tuti uzajye mu buyobozi urebe. Ntako
ntako abayeho na buriya ari mu rugo wenyine kandi ntiyafata abana babiri ngo ajye gusenya inkwi ngo ajye kuvoma amazi ntako abayeho pe n'ubundi abasiga mu nzu abasiga mu nzu akagenda. Hari n'igihe baje kumutuka abana barize ngo yagiye gusaba amazi nanone, ubwo se hari uko abayeho. ibi ntibiteje Yari ari kuvuga ngo yabuze amashereka nta kuntu ngo ameze ngo bamusigiye agafu kanzunyu ngo gake ngo yabuze n'amazi yo kugashigisha. None se ubwo hari imibereho afite? Ikibazo dufite twebwe yabaga iriye imwogo, ubwo ntabwo yari ari hano, ubwo bamutereye iyi mwogo ntabwo twafashe amakuru ngo tumenye uwo nayimuteye. Turamubaza tese uramuzi ngo agahigima. None se twabwirwa n'iki? Ntabwo tuzi rwose uwo muntu twari kumushakisha iyo abana n'inaha. Ntabwo nyina yarapfuye, uwo ni mukase, aha ni kwa mukase. Abuzukuru banjye nyine n'akana kabyaye umwana abana babiri amubyara atishoboye, amubyara mbese ubu uyu mwaka dutangiye ubu wa 14. Ubwo urumva uyu mwana urabona ko nta kirengera, ndaje sanga abana bari kurira, ntabwo bya biratuma ntivovota. Mu kanya ubwo abahisaza ntiwari wagiye ati ngene nagiye gusaba amazi. Ubwo urumva uyu mwana rero abayeho mu buzima mbese butari bwiza, umuntu w'umubyeyi wo gutabana mu buriri yabuze bamufasha kandi ko yaragiye kuzana amazi, ni ubifasha nyine nta wundi uba ugomba kubamufasha. Mbega ubuzima urebye babayeho ni bukeya. Uzi ko mpageze ndavuga ntihari yagiye kuzana ifu mu banyabuzima, none ati ngiye kuzana amazi, ariko ayo mazi ubwo urumva nayo gushigisha nk'igikoma ngo umubyeyi nawe anywe abana buri cyo bonka. Ariko urebye mu buzima arimo n'amashereka ntayo, mbona ntayo pe. Bari mu mutuku, urabona na nyina nawe ari mu mutuku, nawe ntago ashinga. Ntago byoroshye pe, ntago byoroshye kandi na se nawe ntiyishoboye. Kandi uyu mwana nubwo yabyaye abana babiri ni imfubyi na nyina yarapfuye, urumva ko nawe atagira n'uwamurengera. Mbese urebye ubu tugomba kumusabira nk'ubufasha, wenda tubonye nk'abaterankunga bagira ikintu mbese bamufasha bakamwunganira, tukareba ko aba bana bagira ubuzima bwiza na nyina. Amazina yanjye nitwa Nyanzira Beata, hano ni umudugudu wa Gatora, akagari ka Mugorore, umurenge wa Juru. Ubundi uyu mwana yitwa Uwera Karine. Uyu mwana afite umubyeyi umwe, mama we ntawe, ariko yaje gutandukana n'umugabo bashakanye atuye iriya muri Mwogo. Mama we aramujyana muri Mwogo barabana, bigeze aho mama we aza kwitaba Imana. Uyu mwana yigumira kwa ba nyirakuru iyo za Mwogo, akajya aza gusura se, akaza no gusura ba nyirakuru inaha. Ubwo rero njyewe uyu mwana twaje gutangazwa no kumva batubwira ko uyu mwana atwite, ariko mu gutwita ke ntabwo njye nigeze mubona kuko yabaga iyo za Mwogo. Ahubwo umwana byageze igihe arabyara, abyarira kuri poste de santé ya Musovu. Amaze kubyara biba ngombwa yuko batumizaho ise umubyara. Ubwo mukase ajyayo, ajya kumureba, musanga mu bitaro. Umwana yarabyaye abana babiri, abyaye umuhungu n'umukobwa. Ubwo biba ngombwa ko amuzana hano kwa se. Amugejeje hano turebye tubona agahinda karatwishe, ndebye tuno twana, ndebye n'ubabyara pe, mbona ni ibitangaza bikomeye Imana yakoze, ariko mbona utuno twana kuzabaho uretse ku bushake bw'Imana. Ubwo ngiye nk'umujyanama w'ubuzima nakoze iki? Nagiye ku kigo nderabuzima njya kwaka ubufasha bw'uriya mwana. Ndababwira nti mu mudugudu wanjye ntuyemo, mu ngo nyobora nshinzwe kugenzura umunsi ku munsi nkamenya uko abantu baturage babayeho, harimo ikibazo. Dufite umwana w'umukobwa w'imyaka 14 yabyaye abana babiri, kandi abo bana ntago bafite kirengera, nta nubwo babona icyo bonka. Ubwo ku kigo nderabuzima sociale arambwira ati abo bana tugomba gushaka ukuntu bagomba kubaho. Amubufasha bwo kuvuga ngo abaha ifu y'igikoma. Ifu y'igikoma turayizana, arambwira ati ariko iyo fu uzagende wishyire mu rugo, ubundi ujye umenya buri munsi ko umubyeyi yanyweye igikoma kugira ngo abana babashe konka. Ubwo ngubwo rero uko ngeze aha ngaha mba ngomba kumenya ubuzima bw'aba bana, nkamenya uko baramutse, nkamenya ko biriwe, nuko nyine nuko ubonye ngeze aha ngaha. noneho nk'umunyabuzima urebye bariya abana na nyina imibereho yabo urabona ishimishije,
babayeho bate baba batatuye no mu mutuku nyine babayeho bate oya ntabwo imibereho yabo ishimishije kuko ntacyo kurya abona. Mukase ni umuntu ubyuka ajya kwicira inshuro nawe ntashoboye ajya guca inshuro arya ari uko avuye guca inshuro. Isa nawe nuko nta kintu mw'ururugo urahabona nta kintu gihari. Ubwo no kugira ngo abone icyarya ku manywa kereka kubona icyarya ari ku mugoroba. Ku manywa yabonye agakoma akanywa agakoma ntako yiririrwa ubwo agategereza kuza kubona ibiryo bya nimugoroba. Ntabwo imibereho yabishimishije nta nubwo tuzi bana niba bazakura n'ukuri. Uyu mwana umwe yavukanye ibiro 2 n'amagarama 200 undi avukana ibiro 2 ariko uko bavutse bangana ntabwo ariko bakingana basubiye inyuma urabona n'umwana mutoya amashereka ntayo urabona imibera yaba byibuze uriya mwana w'umukobwa afite na mama umwitaho akamushakira icyarya akamushakira icyo kunywa n'abandi sinakubwira ngo bamwitaho ariko bamwitaho uko bashoboye ariko nta kintu nabo ubwabo nta kintu bafite. Njyewe uyu mwana ikintu musabira cya mbere ni ubufasha bw'uko bashaka ukuntu abaho nawe ubwe kuko n'umwana muto ugikeneye kuregwa akabaho akagira ubuzima bwiza. Afite ubuzima bwiza yabasha no konsa bari abana bagakura. Ariko naturiya twana buriya uwaduha amata iberege ntabwo igituza cye cyarera bari abana 2 n'ukuri. Buriya wabaha n'ubushobozi bakabona amata bari abana bakajya babona amata bakabona inyunganizi. N'utwana duto urabona nawe ukuntu tungana nta mwana ukirimo ufite ibiro 2 kandi bakeneye kubaho. Buriya kuba bariho ni Imana yonyine yo mu ijuru ibabeshejeho ni ukuri pe mubasabira ubufasha. Imibereho y'uno mwana rwose irakaze pe. Niyo ndebye nanjye banandi umuturanyi wiwe ndi umuturanyi wabo hajya ageza gusaba amazi mu rugo nibwo yasanga ari mfite nk'akandwi mu rugo ndakamuha kugira ngo ndebe ko yateka igikoma cy'abari abana. Yatewe ndafite imyaka ingahe? 13. Umwana imyaka 13 usama. Ni ibintu nyine ni ibintu bitumvikana nyine wumva ni ibintu bikaze cyane ni amahano. Yumva byaraboroheye. Byaratugoye natwe kubyakira. Nge numvaga baravanga afite nanjye simbyakire neza. Simbyemere neza ariko nyine twabyemejwe nuko twabonye impinja. 13 niyo bera rikomeye yabyariye kuko twese byaradutangaje. Ariko nuwamuteye yonda nawe yahose we yahereye he. Ni ibibazo gusa abaturage twamushabira kumufasha ku buryo bushoboka duhere ku buriri ku mata kuki niyo bamuhagira inka nawe yamubera. Afite ababyeyi bayahira yamubera rwose. Angaje banateye ubwoba ahubwo kuko aho umwana ufite imyaka 13 byara abana 2 abakeneye ubufasha bwose hahera kuri matora hahera ku mata kuki arakeneye gufashwa. Ahubwo ubuyobozi butewa nimba butuyobora koko neza kuki bwo butamurebereye ngo bumufashe akaba agiye kwangirikira mu rugo kandi bamureba. Umusambi se n'uburyamo ntako ryamagira. Umudugudu se uyiko yagumanywe n'umurenge umudugudu wamumarira iki? Yagomye kuhimanywa n'umurenge kuko umwana ubyaye abana 2 ngana cyane umurenge wamumenye umudugudu nawe abitambutsa ni gwanjye. Ariko tubira mu busesenguzi nk'umubyeyi w'umugabo. 13 sigitangaza. Abana niyobera ahubwo rikomeye. Ni mu gihe kandi ubuyobozi bw'umurenge wa Juru bwatangaje ko butari buzi iby'iki kibazo gusa ko bugiye kugikurikirana kigahabwa umurongo na cyane ko biri mu nshingano za leta kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abangavu kurikumira kuko rigira ingaruka nyinshi tutakwiriye kwirengagiza kuko bigaragarira no kuri Karine wabyariye imyaka 13 akaba yarahise yisanga mu mutuku icyarimwe n'izo mpanga yibarutse. Jean Damuru wa Kizimana mu karere ka Bugesera. Ahubwo tukagoka twebwe twagoka bavuga bati abo bana babaye gutya muri hehe kuki mutabigejeje mu buyobozi yiba ntako abayeho ngo wenda bamufashe natwe twahura n'ingorane nk'abaturanyi. Ubona umunsi kuwundi biro bigenda bigabanuka kuko mubonaga mu mujisho nyine bakiza bona bagenda bagabanuka nyine kubabona.